Hibu yafunze impano y'Imana cyangwa se impano y'Imana in jail. Impano y'Imana rero yajengereje abantu bari nguyu mwamboye guhohotera abakene, ibyaha byo gutubura, ibyaha byo gukinisha amafaranga, gufata amafaranga ugashyira muri omo ukabwira umuntu ukina nayo, yamara kuyakuramo akaza agasanga amafaranga yari iriho cyangwa se kureti zari ziriho zapfuye. Ibihe byiza kuri dukurikiranye kuri Mitwaline Show. So impano y'Imana watuburaga amafaranga, impano y'Imana wari warazengereje abantu, wari warazengereje abakene, ubu ari muri ribu. Let me show you. Hibu yafunze impano y'Imana cyangwa se impano y'Imana in jail. Impano y'Imana rero yajengereje abantu bari nguyu mwamboye ubu ngubu akaba aritawe muri yombi, akabakurikiranyweho ibyaha byo guhohotera abakene, ibyaha byo gutubura, ibyaha byo gukinisha amafaranga, gufata amafaranga ugashyira muri omo ukabwira umuntu ukina nayo, yamara kuyakuramo akaza agasanga amafaranga yari iriho cyangwa se kureti zari ziriho zapfuye ubusa, bityo bigatuma amafaranga mupfira ubusa. Dore nguyu impano y'Imana muri gereza. Sinzajya mu duciki babanje kubabwira ibijyanye na fata ku mavuta, babigira imikino ngo iki ugufata ku mavuta yezemo dosiye yashyikirijwe ubugenzacyaha. None dore impano y'Imana nawe yafashwe, noneho tugiye kuba twageraga hehe? Abaturage b'Ibabaye rero bajengereje, ab'i Kigali, ab'i Rulindo, abahe abatabaye bose bajengereje, none bari muri gereza. Ubu turashima Imana ko umuntu wakinaga n'abasengesho bavugaga ngo iyobokamana. Iyobokamana ryashyirwaga mu majwi ku bantu b'abatubuzi cyangwa se abantu bajengereje u Rwanda, mu kuba abandi tugarura n'amateka yahise ubwo byatangiye ari ubutubuzi bikaza kurangira habaye itsembabwoko. None impano y'Imana nawe itwaje ikijyanye n'iyobokamana, guhuma abantu amaso ukabereka ko umukiza aje kubafasha cyangwa se aje mu ishusho ya Yesu. Ubwo impano y'Imana yigize Yesu, ariko ubu turashima Imana ko ari muri gereza. Aleluya. Niba mukurikirane dosiye ishyikirijwe ubugenzacyaha, wenda hari abahungu rero, abahungu banjye bakunze kuvuga ngo uyu turamusabira umwaka cyangwa se imyaka 7. Abo bahungu babita abashinjacyaha. Iyo bageze mu maso rero nta mbabazi bashyiramo, uhanwa n'itegeko. Si bo baguhana, si n'umucamanza cy'urubanza, uhanwa n'itegeko. Itegeko ribyo riguhana. Ubwo rero reka dutegereze. Ejo nabonye Jackie kiba mu televiziyo kimeta nyine, ariko nyuma byakurikiranye Jackie bamutera ivi ni muri gereza. Impano y'Imana yakaba yagiye gusoma iyo misa cyangwa se akaba yagiye kubahesha umugisha, ariko birangira agiye muri gereza. Niyo mpamvu nanjye rero ntabwo namuhereza amakuru mba ngomba kuyabaho uko nayabonye. Ubwo nyine ibyabaye bityo biramureba, ubwo nyine simbizi kabisa. Nabonye n'ejo bundi fata ku mavuta dosiye yagezeho, ubwo bari kumwigaho, reka dutegereze ngo bizagenda bite. Ariko uyu impano y'Imana ibyo ntabwo bizi kabisa. Urabona nabazaniye impapuro, bazanira amata kugira ngo njye mbagezeho inkuru zanditse. Dore abahita, reka njye mbereka amakuru yanditse. Nitwa Line Rwanda. Nitwa Line cyangwa se nitwa Miti. Nitwa Miti cyangwa se nitwa Line. Ndi kubashakira izina rimwe muri aya ngaya. Hari ibisanzwe nitwa Line Rwanda Flag, aribyo nkoresha mu artist, hakaba na nitwa Media. Ubwo nzashaka niba nzajya nkoresha mu artist nkajya nzandika ku ndirimbo, noneho bikaba ariyo channel nitwa Media Show, kuko ni show business dot show. Ubundi ako kantu kagomba kujya ka dot show. Reka rero ibihe byiza kuri wowe wakunze subscribe kuri Nitwa Line.
nifuza ko mwakiyongera mukurikirana amakuru. Njye nkunda gusoza mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu